ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. amahoro y'Imana n'umugambi w'Imana n'ubwiza bw'Imana buze ku buzima bwanyu mwese abadukurikiye ku Mwugabera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, kandi tugakomeza kumva ko Imana iri mu ruhande rwacu. Rero ni kuri uyu munsi wa none turi kujya mu masengesho akomeye cyane dusobanura inzozi tunazisengera. Ni ukuvuga ngo mu bintu bikomeye ugiye kumenya nuko noneho ni ugusobanukirwa inzozi hanyuma no gusenga tukazisenya mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Ndabaramukije cyane mwese aho muherereye, inshuti zanjye zakadasohoka, abanywanyi banjye babugufi, mwebwe abanyamuryango beza Mwugabera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka, mudukurikirana hirya no hino ku isi, ndetse mugaragaza yuko muri abantu bacu bakomeye cyane cyane mu buryo butandukanye. Mwe muherereye hirya no hino ndabashuje cyane babwira ngo Imana yo mu ijuru bampera umugisha kandi Imana ibakomeze. Turi mu gihe gikomeye cyo gusenga no gusenya no kubomora imbaraga mbi zikomoka ku nzozi, aho nifuza ko iki kiganiro cyumva mu buryo buremereye ku buzima bwawe. Nzajya mpora mbigira introduction buri munsi kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Ubundi inzozi nizo wowe, inzozi niwe hazaza, inzozi niwe bitekerezo. Imana ibaha umugisha. Rero ndabakunda cyane, ndabaramukije, nongere nkubwire ngo iyongere ku bandi banyamuryango. Ukaba ari ubwa mbere kino kiganiro cyacu ndetse wakona kikugezeho, iyangane ukore subscribe, nyaboneka gukomeza utayikoze nta cyaha ufite, ariko gukomeza umva kandi wayikoze bisa neza kandi biratunezeza, kugira ngo umuryango wacu Mwugabera Ministries wiyongere kandi nawe wongeremo, aho tugomba gusenga dushyigikirana no kumenya izo mbaraga mbi zirwanya buri muntu. Abantu benshi bafata inzozi nk'ibintu bisanzwe, abandi bakazifata nk'ibintu hari wagira ngo ntibyabayeho, ariko inzozi niko kuri kwawe, inzozi niko buzima bwawe. So rero muri iyi minsi turimo, mbere ko twinjira muri gahunda no gusenga dusenya, kuko burya ibyo urota nibyo wowe, ibyo urota nibyo bizaza. Kabone nubwo abandi bakubwira uko babyishakiye, abandi bagashyiramo za siyanse mu bitekerezo, ariko reka twishingire kuri Bibiliya, niho ijambo ry'Imana rikomeye. Cyambere na mbere ukwiye kumenya mbere yuko dusenga Imana, nuko shaka tuvuga ku nzozi neza cyane, kandi burya inzozi nizo zibumbye ubuzima bwawe. Rimwe na rimwe bijyanye na karande, bijyanye n'imivumo, bijyanye n'ibintu ugenda urimo byinshi cyane. Ibyo rero bigatuma igihe cyose hari n'igihe ubura amahoro muri wowe, mu mutima wawe mutuzo, ukisanga buri gihe ubabaye, ufite ingorane, nta kintu ufite gukemura ikibazo bitewe n'ikibazo runaka kiba kiri mu buzima bwawe. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Aha ni ku Mwugabera Ministries, ndagusabye nyaboneka kandi nukuri iki kiganiro ntugacyumve wenyine. Nibwo buzima, rega inzozi nibwo buzima, inzozi nibwo buzima, burya ntiwabihakana. Aho biri bivuga inshuro 68 nawe gusoneye kuva kera, aho ngiye kukwereka bimwe bifatika duhereye mu gihe gikomeye cyane cyo gutekereza. Niba waje kubihakana na Farawo utari umukristo yararose. Reka dusenga Imana maze ukurikirane, maze n'icyumweru cyo gusenga no gusenya izino nzozi mbi cyane no kuzihagarika. Aho nzakwereka n'iki wakora kugira ngo uhagarike inzozi mbi, n'iki wakora kugira ngo uzumve. Ibyo byose biragusaba yuko uba uri hafi yanjye. Hanyuma mukomeze, Imana ibampera umugisha. Tubagushimye ubera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, turakunezerewe ko dukunda cyane. Turagushimye kuri Imana yacu kandi uri umukiza wacu, kandi ibintu byose ukora ubikora neza. Uri umwami wacu, uri umwami w'amahoro. Twakuboneyeho umugisha mu gihe cyari gitambutse, watubereye Imana mu buryo bukomeye. Twarakubonye mu gihe kibi, twarakubonye mu ngorane, twarakubonye mu marira, twarakubonye hagoye,
twarakubonye biruhanije, twarakubonye mu kibazo. Ndasenze mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo w'i Nazareti, aho ndimo nirukaniye imyuka mibi yose n'imbaraga z'ikuzimu mbi zose mu izina rya Yesu, maze mwamurutse mu kino kiganiro databuja agirira umugisha imbere y'ubwiza bwe, maze muri iri teraniro data ryacu uduhana umugisha n'abera bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Imana iguhe umugisha cyane, wowe nkurikiye uri Burundi, uri Rwanda, uri muri Congo, uri Uganda, uri Tanzania, uri Kenya, uri muri Afrika, uri Burayi, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri Australia, uri mu bindi bihugu, abari muri Guadeloupe ndabashuhuje, muri Martinique ndabashuhuje, mwese Imana ibahe umugisha. Rero iyo dutekereza inzozi ubundi ni iki? Kuko intego dufite ni iyihe, ni how, cyangwa ni gute dushobora gusenya izi nzozi zikava mu nzira. Mbere na mbere banza utekereze umugabo, mbere yuko dusobanura, mbere na mbere twibaza ikintu gikomeye. Ese koko inzozi n'umuntu pourcentage y'ubuzima ni iyihe? Ndakumenyesha ko umuntu afite uruhare runini ndetse no mu nzozi ze. Niyo mvuga ngo inzozi zabaye impamo. Reka duhere ku mugabo umwe witwa Farawo. Farawo ntabwo yararose, abona inka nini iribwa n'inka nto, abona ishaka n'inihundo riribwa n'amasaka n'ihundo rito, bimukura umutima, ntiyabimenya, ntiyasinzira. Kurwaye ruhande urumva nawe birose wagira ikibazo. Byasabye ko Imana ihagurutsa undi mwana wigeze kurota abona imibare Yosefu imwikubita imbere, muba wikubita imbere, muba wiwe indi mibare Benese yikubita imbere ye, inyenyeri zimugwa imbere ye. Ariko kubirota muri ubwo buryo ntibyari bihagije gusa, ariko ngo se aza kumenya neza icyo arimo asobanura, kugera ubwo Farawo yahamagaye bati nimushaka uzi gusobanura inzozi. Basanga hariho umwana warasobanura muri gereza, azisobanura ari bafunze, avuga ati babiri baroteye icyarimwe, umwe arota arimo avuga umutsima awikoreye ibisiga bimurira ku mutwe, undi arota ngo arimo azirika vino. Yosefu arabwira ati rero wowe urimo uvuga umutsima, ejo bazaguca umutwe, naho uzasubira kongera kuzirika no kongera guhereza umwami. Ati nugera uzanyibuke. Ntibigeze bamwibuka, bamwibutsa ari uko hari ikibazo kibayeho. Asohotse aramubwira ataraza, bamukura muri gereza. Aravuga ati mwami rero ari amashaka wabonye n'iriya nka wabonye ni imyaka 7 y'uburumbuke n'imyaka 7 y'inzara. Ati icyo wakora ni iki? Shaka umuntu w'umuhanga bahinge bahunike kugira ngo igihe cy'inzara kitazabazaho. Inama barayibonye, asobanura ibintu by'ukuri. Umuntu ntiyakubwira ati inzozi ntabwo ari zo, ntabwo ati ibyo bintu ni inzozi z'imiruho. Hanyuma ugiye gusoma irindi jambo riba Nebukadineza mu bice 2 byose wahabona, naho twahasoma bice 2 bya Daniel, nubwo ntashaka kujyayo cyane. Uraza gusanga nawe arota inzozi akabura ibitotsi, ngo yarose ishushanyo kimwe kubise ikiraro kinini cyane kigizwe n'umutwe w'izahabu, kigizwe n'umuringa, kigizwe n'ibyuma, kigizwe ndetse ngo naho cyondo n'amano byivanze. Ngo arangije arota abona ibuye rinini ryikubise kuri cya ku birenge, igishusho kirashwanyagurika, abura ubusobanuro, aranasibagirwa. Ko zamuteye ubwo baribagiwe ntongera gusinzira. Bashaka abantu bose napfa mu biranga, barashakisha biranga hose biranga, kugira ubwo byabaye ngombwa yuko bakora iki? Bahamagara bati hari umuntu twabona bagiye kubicanga. Daniel avuga ati ntimugire umuntu mukora, mugire uwo mwica, Imana irampa izo nzozi. Ntibyatinze arahaguruka arazisobanura ati mwami warushushanya, arabivuga byose uko bimeze, amubwira n'ibizabaho. Aravuga ati aca bugufi amenya Imana. Ubundi arota izindi nzozi, abona igishyitsi, igiti gitemwa, cyarimo inyoni nyinshi cyane gitemwa, aho ni muri Daniel. Ngo maze ngo bafata icyuma bacyambika mbarya mukaya ku giti ngo kimara imyaka 7 gitongwaho n'urume. Nebukadineza naje mu myaka 7 mu ishyamba, ntawe uzahana herereye. Iyo tugiye mu rwandiko mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, turahasanga ibintu bikomeye nifuje ko tuganira nk'abantu b'Imana. Umurongo wa 12 na 13 baravuga ngo
muri Matayo ibice 2 ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode banyura iyindi nzira basubira iwabo. Baburizwa n'Imana mu nzozi. Urumva ko inzozi ziraburira, inzozi zirigisha, inzozi ziravuga. Ni ukuvuga ngo baburizwa n'Imana gusubira kwa Farawo. Ko arabwe ngo mugende mumuramye, nimubona muze mumubwire ngo ariko uragira ngo nuko ajya kwica umwami Yesu. Noneho ngo baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode. Urumva ko deja hajemo no kuburira kwa Farawo n'integuza, kwa Nebukadineza n'integuza. Ngo ntiba abanyabwenge bari bafite Burasirazuba baburizwa n'Imana gusubirayo, baburizwa n'Imana kugenda ngo bajye kureba Herode. Murongo wa 13 ngo bamaze kugenda marayika w'umwami Imana araza kera Yosefu mu nzozi. Deni ni hehe? Ni mu nzozi. Ati byuka ujyana umwana na nyina uhungire mu Egiputa ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera karabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya mu Egiputa, agumayo ageze ubwo Herode yamaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe n'abanyabwenge, urumva hano ni marayika wamuburiye, avuga ati hunga jyana umwana na nyina. Abimubwiriye mu nzozi. Wowe uhakana inzozi urinde? Wowe uhakana inzozi ushingira kuki? Wowe urwanya kurota ushingira kuki? Wagombye kumva ko ari imiburo y'Imana nubwo utashobora kuzumva ko zisobanutse. Urumva marayika yamubonekeye mu nzozi, nta handi yamubonekeye, yamubonekeye mu nzozi, yamwitegereje mu nzozi, aramubonekera. None wowe washingira kuki uhakana? Iyo atumva inzozi se ntabwo bari kwica umwana, ngo abonye ko atengushywe amara igihe cyose yamazeyo, urumva amubonekera mu nzozi. Murongo wa 19 Herode amaze gupfa marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari mu Egiputa. Yambwiye ngo hungisha umwana mu nzozi, n'ubundi aragarutse mu nzozi. Byuka usubiza umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli kuko abashaka kumwica barapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina basubira mu gihugu cya Isirayeli. Ariko yumvise yuko Arikeloya yimye Yuda, ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi kujya i Galilaya. Urabyumva ariko atinye kujyayo abazimana Imana ngo jyajya i Galilaya. Ntiyajya Betelehemu, ntiyajya mu Buyuda, ajya mu ntara y'i Galilaya, amanuka ajyayo. Atura mu mudugudu w'i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore ngo azitwa Umunazareti. Nshuti yanjye wowe ukurikiye ku mwuga w'Abera Ministries, ntabwo uyu munsi nifuje kuvugira hejuru cyane, agira ngo ijambo ubanze uryumve, afashe ku mirongo mike gusa yonyine wumve. Kandi ni Kristo, ni umwami, ni umunyabushobozi, ariko uwamureze Imana avugana nayo mu nzozi. No kwanga kubenga Mariya nako agiye kumubenga byabaye mu nzozi. Rero uvuga ngo inzozi n'imvugo y'Imana. Ni gute Imana yakubwira ikintu ntugihe agaciro? Niba utabisobanukiwe, hamagara bagufashe, sanga umushumba, sanga babisigiwe, sanga afite izo mbaraga, bakubwira impamvu hari izo nzozi, baguhe n'intsinzi yazo, bakubwira n'icyo ukwiye gukora, bakubwira n'umwanzuro ukwiye gufata kugira ngo utagwa mu mutego. Rero niwita ku miburo y'Imana bizakurushya. Yobu yabisobanura neza cyane, aravuga ngo Imana ivuga rimwe cyane dushyizweyo n'injoro, ngo kugira ngo ihamye ibyo yavuze, shyirimese kubyo yahamije, ngo nubwo tutabyitaho. Imana iguhe umugisha rero. Niki wakora kugira ngo uhagarike inzozi mbi zose zikumereye gutyo? Mukomeze mukora
mwiyandikisha nyaboneka turabasabye no kutwandikira ni byiza wowe utarabikora bikore wabikoze turagushimiye kora subscribe rwose Imana iguhe umugisha nawe uhinduka umunyamuryango kumwe bw'abera ministries Imana iguhe umugisha mbere na mbere ubundi kugira ngo tubashe guhagarika inzozi nyinshi zo gwa introduction yabyo ni ukuvuga ikintu cya mbere kigomba gukorwa ni deliverance ko deliverance ni inzira yonyine gusa yonyine ishobora gutuma uva mu nzozi mbi ndetse ukabasha gutabara gukorerwa deliverance is one of the ways to avoid seeing bad dreams no kuvuga ngo ikintu cya mbere ni deliverance mu buzima bwawe kuko tugomba kurinda no gusenga no gusenya bino bintu nuvuga ngo ugomba kubohorwa gusengerwa biguciraho imigozi yose ko niyo nzira yonyine nibwo buryo bwonyine ushobora gutuma utagira inzozi mbi kandi ntutume nizo mbi tabasha gusohora ku buzima bwawe gusa ikindi kintu ugomba kumenya ugomba kuba umunyamasengesho ugomba kwirinda kuba umunebwe mu gusenga abantu benshi babanebwe mu gusenga ntibashobora gutsinda urugamba rukomoka ku nzozi zaba mbi wagombye kwikuramo kuba umunebwe wagombye kwikuramo kubiki ukaba umunyamasengesho by'ukuri nk'umurokore nk'umuntu usenga Imana umuntu wegera Imana so rero iyo ubaye umunebwe mu masengesho ntushobora na rimwe kuzatsinda no kunesha izi nzozi mbi ziba zikuzaho ugomba kuba umunyamasengesho uko byamera kose ugomba kuba umuntu uzi kuvuga uko byamera kose ugomba kuba umuntu wegereye Imana nibwo ushobora nibura gutsinda no kunesha izo rero niba uri umunebwe mu isengesho uzahora munsi y'ubutware bwa Satani kuko gusenga niyo ntwaro yonyine ituma tubasha kunesha no rugamba cyane cyane kubidutera ibiduhagurukira n'ibiturwanya so ugomba ro kugira izo mbaraga zo kubyumva no kubyinjiramo no kumenya ngo aho ngeze aha nagombye kurwanira intambara ubundi akenshi kuki tugusaba ngo senga Imana inzozi akenshi zitera uwazirose agahinda cyane cyane zirimo abapfuye imva ibintu bitunguranye biteye ubwoba bita abandi ngo ni za kushimara ariko ntago ari kushimara please byo warota bifite isobanuro bivuze ngo izo nzozi rero mbi ziterwa zirose iki impamvu dukwiye gukorerwa deliverance no gusenga cyane niyi icyambere nuko inzozi mbi zitera uzirose agahinda umubabaro ukabije kwisuzugura kumva ari wenyine kwiyumva ko adakunzwe kumva yaratawe kumva afite agahinda gahoraho bikamutera uburakari bwa hato na hato umujinya kwiciraho iteka no kumva hari asa n'ubangamiye abandi mu buzima rero benshi muri twe dusaba ko tutarota izo nzozi ariko tukabyibonaho bigatera cyane agahinda no kumva wigunze ndetse na depression cyo tihungabana bitekerezo ibyo byose bikazwa za nzozi urota uri murya urota uri mwirimbi usangira n'abapfuye ugendana n'abameze gute mbega ukanabyuka unaniwe muri wo kumva urarushye muri wo rero bisaba rero kugomba kuba umunyamasengesho nkuko nabigusobanura ibi byose rero ni ukubiterwa n'iki ni ukubabanebwe mu gusenga ndashaka kuza guha umuti nubwo wenda utaba ari wose 100% ureke kuba umunebwe mu isengesho ahubwo ugira imbaraga zo gusenga ibi byose rero tubyibonaho ariko ikibazo ni bwa bunebwe mu isengesho ni bwa bunebwe kwiriza ubusa na Farawo yarabirose nabikubwiye na Nebukadineza arabwiye aburi bitotsi hariho inzozi ujya ubona kandi baragukoreye deliverance bikanga ikibazo cyo kibaza ese ko basengeye gatanga amaturo kagira gute kuki ibintu nkibibona buriya jya witonda cyane menya neza yuko impamvu izo nzozi bagukoreye deliverance ntizihagarare izo ziri special izi nzozi zishingiye ugasenga ugakora ibikanga ni inzozi zishingiye menya ko hari impamvu ituma zikubaho ni inzozi zishingiye kuri karande ndetse n'imivumo kandi Satani arimo yihishamo iyo bimeze bityo ntibishoboka biragorana hakenera gufata izindi ngamba zo kugira ngo utsinde urwo rugamba
ndimo ndakuganiriza ntuje kugira ngo ubyumve mu buryo buremereye kandi ubishyigikire. Niba uri mu nyumva ushaka ibintu by'ubwenge, ushaka gusobanukirwa no gutsinda, nuvuga ngo niba baragusengeye deliverance igakorwa, ariko buri gihe zanzu zikanga zikagaruka, zimwe zitera bwoba, zirimo urupfu, abagabo ba nijoro bamwe baza gusambana nawe, abagore ba nijoro baza gusambana nawe, ibintu byose biraguteye, menya yuko ari inzu zishingiye akasomwe ku mazi zitera icyaka pe. Rega bino bintu Satani ntabwo bashaka ko mubimenya, ntabwo bashaka. Ni inzu ziba zishingiye kuri karande, kandi Satani akabyihishamo n'abadayimoni n'abarozi bakafata uwo ngamba zo ngo ujye uhora uhagaritse kandi warayikorewe. Bivuze iki rero? Haba hakenewe izindi ngamba. Ingamba ni ibihe byo kwitandukanya na karande n'ibyaha by'iwanyu, no kwitandukanya n'ibyaha wakoraga kugira ngo ubashe guhagarara udatsinzwe, ubashe gutsinda icyo kintu. Nizere kuri mu nyumva mu rwego rwo hejuru, no kuba ibyo nkubwira nciye bugufi, ndagira ngo ibi bintu bitega amatwi. Bishobora kuba bidashyushye umva mvuga buhoro buhoro, ariko nashatse kuvuga gake, ariko we nzi kuri mu nyumva mu rwego rwo hejuru mu buryo butandukanye uko ndi kubisobanura. Hakenewe izo ngamba zo gukemura no kwitandukanya na karande n'ibyo byose bikuza. Icya mbere icyo ugomba gukora ni iki? Iyo bikubaho kenshi, inshuro nyinshi, umenye ibisobanuro by'izo, kuko imbaraga ni ukuvuga ngo iyo bikubaho inshuro nyinshi cyane, icyo ugomba kugitekereza. Jya umenya ibisobanuro. Ni byiza ko ugira imbaraga zo guhamagara amaraso ya Kristo, kuko niyo yonyine afite ubushobozi bwo kubasha gutsinda izo nzozi. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Kristo, dreams is defended by the power in the blood of Jesus. Nuvuga ngo iyo ubona bikubaho gihe cya buri munsi cyane, no kugomba guhamagara amaraso ya Kristo ukayajyamo akakweza bikakuvaho. Ikindi, iyo watewe n'umwuka w'abarozi n'inzozi mbi zigaragara muri ubwo buryo, ari nawo mwuka w'umwijima, bakangiza ubuzima, shakisha uburyo bwose wakorerwa deliverance, kandi ukurikirane uko yabayeho. Mu gihe uterwa n'ubwami bwa Satani, haba harimo karande, haba harimo inyatsi, haba harimo abadayimoni, haba hariho ibintu biteye ubwoba. Rero wagombye gusenga no kwegera Imana kugira ngo igufashe muri icyo kintu uburimo. Ni ukuvuga ngo mu gihe urimo uterwa, ndetse kandi ugasanga ko hari nk'imyuka mibi y'abarozi, y'abacuragura, imwe guhagarika umutima, ubyuka bura amahoro, hari n'ubyuka akagira isesemi, hari n'ubyuka akabura kumva ntashoboye, akazi kakunanira. Bivuze rero yuko muri we harimo ikitagenda neza, kandi umwanzi yamaze gukoresha uburyo yishakiye kugira ngo agushyire hasi, akunaniza. Rero bisaba ko hagomba kuba uburyo ukorerwa deliverance, kandi ugashaka umushumba ako kanya gusengera Imana, cyane cyane wo gushumbye. Of course birumvikana, ukamubwira inzozi warose. Ashobora kuba nta kundi kuntu. Kurumva hano nk'umurongo wa 20 mu itangiro ngo ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yashaka kubazanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburira. Yosefu atura mu muryango, yose abona abuzukuru ba Efurayimu n'abamakiri mwene Manase bavuye mu mavi ya Yosefu. Urumva Yosefu avuga ati nta kibazo mukwiye kugira, nubwo mwari mwangambana, ariko Imana ibikushanirije ibyiza. Ngo iyo dusenze tukibohora, ibintu byose bigenda bitunganya neza cyane. Rero nyuma y'ibyo byose, gusenga niwo muti ukomeye hamaze kuba deliverance mu buzima bwawe. Icyo ugomba kucyumva ukakimenya. Ikindi ukwiye kwitonda kugira ngo izi nzozi zihagarare mu buzima bwawe. Nyaboneka ngiye kuvuga ibintu sinzi uko muza kubyakira, ariko ni inzira zatuma ubasha kwirinda ubuzima bwawe. Icyambere, stop watching square movies. Niba ngo niba ugiye kuryama, wireba filimi ziteye ubwoba. Nk'urugero, reka mbaho urugero nk'ubu ngubu, ikintu tukwiye kumenya ni iki. Hari igihe usanga umuntu
yicara mu gitondo cyangwa agiye kuryama agasoreza ku mavideo, agasoreza ku mafilime ateye ubwoba, agasoreza kuri WhatsApp, agasoreza kuri Instagram, agasoreza ku biganiro, yarangiza akinjira mu buriri bwe ubwonko bwe bufite amakuru atari meza. Rero ni byiza ko ugomba gufata umwanya wo kubura icyo kintu, ahubwo mu buzima bwawe niba uzirose gira ibintu bihindura. Kandi mu kubaho kwawe fata umwanzuro ukomeye, ngiye kukubwira, jya ugerageza kwinjira mu buriri bwawe nibura usenze isengesho, bizagufasha. Kandi ugire ikintu uvuga uti igihe utewe n'ibyo bintu, ukavuga uti nirukanye ikintu cyose cyakoresha umubiri wanjye ku buzima bwanjye mu kundwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ariko stop, gerageza buri gihe gufunika ijoro ryawe n'isengesho n'ijambo ry'Imana muri wowe. Wisoreza kuri filimi, wisoreza ku muguseka, wisoreza senga, nurangiza ufite uyorosa urane n'Imana muri ubwo buryo. Icya kabiri kizatuma ubasha gutsinda zino, kambere nkagarukeho, mbabarira muntu nkurikiye, gerageza kujya ujya mu buriri usoreshe ijambo n'isengesho uhita uryama. Wisoreza kuri WhatsApp, wisoreza kuri Instagram, wisoreza kuri video, wisinzira ubireba, wisinzirane kutera urimo ubireba, afazali nashima ko wayisinze numva indirimbo z'Imana ijambo ry'Imana. Ariko wisoreza ku bintu bibi kuko ubwonko niko bukora. Imana iguhe umugisha. Icya kabiri, bo munyamasengesho nyakuri. Nukuri bo munyamasengesho nyakuri kandi wiriza ubusa mu buryo bwa gikristo nyabwo. Hari abantu biriza ubusa nk'abafenta Imana. Imana ntabwo uyifenta, Imana ntiwayifeka, ntabwo Imana ari fake. Anuvuga ngo ngiye kwiza akabeshya Imana. Kuba umunyamasengesho nyakuri, true prayers, umunyamasengesho nyawe kandi wiriza ubusa mu buryo bwa gikristo, ubigira umuco muri wowe kugira ngo ubashe gusohoka muri izo nzozi. Bigira umuco muri wowe kandi bigiremo imbaraga zikomeye mu buzima bwawe, kuko nibwo uzabasha kugera ku ntego nyayo. Bigira umuco muri wowe. Imana iguhe umugisha. Bigira umuco. Nifuje ko nkoresha aya magambo ntuje ko ndifuza ko arantugera. Bigira umuco. Bigira umuco. Bigira umuco muri wowe, ko nutabigira umuco uzahura n'ikibazo gikomeye. Iyo usomye Yesaya 58 umurongo wa 6, haravuga ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca gahato, mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashyira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize mwene wanyu. Maze rero nibwo umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukenuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi. Ukihotorera umushonje, ugahaza umunyamibabaro, umucyo wawe uzahera kuvire mu mwijima, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka habe nk'amanywa y'ihangu. Amen. Ese mugira ngo kuri iyi ntuzo ya kabiri hari aho ndi burenze mvuze? Tuzakomeza ku wundi munsi, cyane ko ndizera ko ugomba kuba ku mwebwe abera gitondo n'ikigoroba, ntukabure kuhaboneka, ndetse uko Imana igenda itanga uburyo uzabona n'ibindi birenzeho. Aya ni amagambo agaragara mu gitabo cy'Imana. Nabwiye ngo ingingo ya kabiri, bumunyamasengesho nyakuri kandi wiyiriza ubusa mu buryo bwa gikristo. Uburyo bwa gikristo buyiriza ubusa gute? Uburyo bwa gikristo buyiriza ubusa gute? Bigenda bite? Bikorwa bite? Bimera bite? Nakubwiye ngo Yesaya 58 umurongo wa 6, ndasubiramo ntacyo bintwara, ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko wajya ubohora abantu ingoyi z'urugomo.
abo twanze kubabarira, abo twarakaje, abo twagize gute, mukabohora abantu ingoyi z'urugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize mwene wanyu. Ngibyo ibintu bitubaho bigoye. Rero usanga ikindi ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera kugutambikire n'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka nzagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano, niwikura amaga no gutunga urutoki. Urumva hano byerekanye kwiriza ubusa nyako gutuma tunesha izi nzozi tujya tubabwira, nuko ugira umwanya mu kuba umunyamasengesho nyawe. Murabizi twese hano turi kumwe turasenga nabira turaziranye, nanjye mba mu itorero, abantu usanga ashobora gusenga iminsi 40, 30, asenga 10, asenga 7, ariko ntitubabarira abatuhemukiye, ntitubohora abantu, tugaburira abantu, tugaburira shonje. Hano aravuze ngo maze rero umucyo uzahera kugutambikira umurongo w'8, ubukire bwawe buzatoha vuba. Urumva ko kwiriza ubusa kwa Gikristo nuko tubambura abo twaboshye, tukuraho uburetwa tw'abantu, dutabara abantu, twagaburira abashonje, tukotorera abashonje, tuketa kuri bene wacu. Icyo kintu niko kwiriza ubusa Imana ishima. Ntabwo ari ukugenda gusa ngo wirize gusa, ubundi wagombye bati ibi ntariye reka mbigaburira undi, ariko batewe yatigeze inyama no mu rugo ntimuryiye inkoko muzarya uko narangije icyo kimwe nzayitima uko narangije amasengesho, ariko siko kuri. Ubundi wagombye kwihotorera umushonje. Wowe ubaza buri munsi ngo kuki ngo ubukire bwanjye butazamuka, nta yindi mpamvu. Ntiwihotoreye umushonje, ntiwabaho wari urohamye, nta muntu wafashije, nta muntu wagiriye neza. Haba ngo kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byo ukagaburira abashonje, ukazana abakene bameneshejwe ugashyira mu nzu yawe abambaye ubusa ukabambika, ntiwirengagize bene wanyu. Maze rero umucyo wawe uzahera ko ugutambikire n'umuseke, ubukire bwawe buzatoha vuba. Cyo bita kugira ubukire buzamuka, buzadokora mefa, buzatoha vuba, gukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizakushorera. Ngo nutabaza Uwiteka gutabare, nguhe ukwikuba umunyamasengesho nyakuri, Imana iguhe umugisha. Turi kumwe, Imana ibagende, tuzakomeza. Ngira ngo niba ubyumvise neza, ushaka ubukire butoha wabyumvise. Kwiriza ubusa bwabyo ni kimwe, ariko no kumenya mwikwiriza twakora iki ni ikindi. Imana iguhe umugisha. Mwari kumwe Remit Ministries, kandi ni ngiye Jean Baptiste bakunda, aho Imana yampaye guhishirwa imbaraga zirwanya abera. Burya mu Rwanda n'ibintu byinshi ntibimenye, ariko databagiriye neza. Turabakunda cyane, mukomeze mukore comment, share and like, kandi bikunda n'ukuri nyaboneka wongeye kuri subscribe, kandi duhamagare inkunga y'ibitekerezo bikenewe, naho no kwiyandikisha inkunga ibiremereye cyane yiduhe, nta kindi bisaba, ntago ari amafaranga, no gukoza utwese bikagenda neza. Muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza, amahoro y'Imana bazeho cyane. Mbabwire ngo shalom shalom, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.